cyane. Ibigori rwose twarishimye, nyakubahwa Kagame arakabyara Sugira Sagambi yarakoze, yamenye ko yaraturengeye, byari bikomeye. Baba ntugire ngo ni byari bikomeye, byari tutarabihabwa. Abantu bamwe barimo bagambira no gusuhuka, hari n'abasuhutse baranagiye nyine. Ubu ngubu ni amahoro, ubu ni amahoro, abantu baratuje, bagiye gufata ibindi barye. Tubonye ibya Noheli, yewe turabifite. Ibigori Imana yaraturengeye, twari dushize suku kubiri. Izuba tumaze imyaka itatu nta muhinzi hano uhinga ngo asarure. Imana iraturengera, Perezida Paul Kagame yakagira amahoro, yokabyara agaheka. Nukuri yaraturengeye, twari tugiye gupfa, twari dushize. Rwinkwavu hageze twamuterura, ni kuri kumana yaradutabaye, twari dushize. Twafataga ibigori, sanavuga niba ariko byazaga, niba byaribwaga igihe ntabwo mbizi, ariko noneho uko byaje ubu ngubu rwose byashimije umuntu we. N'udashima yarashimye pe, ariko ubundi twarashimye. Ni ukuri n'indashima yarashimye, twamenye ko byinshi cyane. Jewe maze imyaka nageze 95, ariko kuva uyu munsi nibwo bwa mbere mbonye ibyo kurya bigaragara. Ubundi umuntu umwe yafataga ibiro 3 by'ibishyimbo n'ibiro 4 by'ibigori. Kuva nakagera rero nibwo bwa mbere mbonye imyaka 20 n'ingahe maze 95.